Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, tubahaye ikaze kuri uyu munsi wacu nanone, umunsi mushya wundi tugezemo. Tubashimira ko mukomeje kubana natwe, mukomeje kudukurikiraho muri mwese. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ndagarutse ariko hanje mu kiganiro gisanzwe cy'utuntu n'utundi. Murabizi nyine tuba tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye mu by'ubuzima, gufashanya mu bijyanye n'amarangamutima. Twongeyemo n'agace ko kurya k'igikoni, twongeyemo n'agace k'igikoni, ariko uyu munsi ntabwo ari cyo kinzanye, ahubwo uyu munsi nje kongera kubaganirira, kubabwira utundi dukuru. Nk'uko mu biganiro byatambutse byagiye bibanza, nagiye mbasangiza ubuzima butandukanye nagiye nyuramo hano. Niko n'uyu munsi ngarutse nanone kongera kubasangizaho ibindi bikeya. Rero nigeze kubabwira ibyantangaje, byari mbese abatarabibonye muze kuza kureba ibiganiro byacu byatambutse, muraza kubibona. Hanyuma babibonye namwe turabashimira kuko mukomeje kudukurikirana kandi muri umuryango mwiza, mukomeze kubana natwe. Rero mu busanzwe njye ndi umubyeyi w'abana, mfite abana mba mu gihugu cya Koreya y'Amajyepfo. Rero nk'umubyeyi uba noneho mu gihugu cy'amahanga, hari ibintu ubona nk'umubyeyi apana mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe bwa rusange bw'abantu bose, nyine hari ibyo duhuriraho twese tukabona bikadushimisha, bikatubabaza, bikatugora, bikatubera byiza. Ariko noneho iyo bigeze ku buzima bw'umubyeyi biba umwihariko. Navuga ngo biba umwihariko cyane. Ababyeyi murabyumva. Rero nk'umubyeyi uba mu gihugu cy'amahanga, cyane igihugu cya Koreya y'Amajyepfo, hari ibyo narebye ndavuga ngo kuki ibi bintu wenda ntabisangiza abakunzi bacu, abadukurikiye muri hirya no hino, nyine mukamenya ubuzima ababyeyi benshi banyuramo mu gihugu, cyane kuko Koreya irimo iratera imbere cyane muri iki gihe. Ku ruhando mpuzamahanga, uko Ubushinwa buvugwa, uko ibihugu byo by'i Burayi bivugwa, cyangwa Amerika, na Koreya irimo irazamuka cyane. Usanga abantu benshi cyane bamaze kuyimenya. Noneho hari abayimenye kubera dramas na movies zabo, ariko hari n'abayimenye kubera nyine uburyo irimo iragenda itera imbere cyane mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Rero urumva nk'abantu mutayibamo mushobora kugira amatsiko cyane nk'ababyeyi, kwibaza ati se ababyeyi bari hano babaho bate? Hari n'ababyeyi, hari n'abandi babifuza nko kuyizamo, hari ababyeyi akibaza ati se kiriya gihugu ko nta n'amakuru yacyo mfite cyane biba bimeze bite? Ariko sinje kuvuga ibintu byose kuko ntabwo nahuye na byose, ariko nje kuvugamo utuntu dukeya ku ruhande rw'umubyeyi, kugira ngo abafite amatsiko ashire, bagire ibyo bamenyaho. Ntabwo ndi buyamamare yose, bagire ibyo bamenyaho, hanyuma n'abagiye kuza babone uko bitegura. Rero hari ibintu nishimiye nk'umubyeyi uba muri Koreya, ndetse hari n'ibindi byagiye bingora cyane, kandi numva nyine byose twabisangira. Wenda reka duhere ku byo nishimiye. Ikintu cya mbere hano cyanejeje, cyangwa se nishimiye cyane kurusha ibindi nk'umuntu w'umubyeyi, ni serivisi zikunda guhabwa abana. Izo serivisi zikunda guhabwa abana habamo izo kwa muganga, hakabamo izo muri daycare centers, cyangwa se creche mu rurimi rw'igifaransa, hakazamo n'izindi serivisi za leta. Urugero nka serivisi zihabwa abana
njyewe narazikunze cyane kuko si kenshi nyine tujyana abana kwa muganga kubera ko dushaka kumenya ubuzima bwabo, ahubwo tubagera kwa muganga kubera ko barwaye. Ariko nka hano serivisi bakunda guha abana guhera ku mwana ukivuka, ahabwa serivisi z'umwihariko. wenda iby'umwana ukivuka byo nzabigarukaho nyuma, nzabakora ikiganiro cyihariye cyo kubyarira muri Koreya, nzakibakorera. Ariko reka duhere ku umwana agize amezi 6. Ni ukuvuga ngo iyo akivuka, ibyo twita medical check up cyangwa se isuzuma, babyita mu kinyarwanda ntabwo mbizi, reka ne kubisobanura, ntabwo nzi ko nabisobanura neza mu kinyarwanda. Ariko medical check up uhereye ku bana bakivuka irakorwa, noneho buri nyuma y'amezi 6 bakamukora medical check up. Iyo kwa muganga yikorwa akiri kwa muganga ntunabimenya, icyakora bakubwira ibyo bamukoreye. Ariko iyo ageze amezi 6 ujya kubona ukabona Minisiteri y'Ubuzima ya hano ikoherereje ibaruwa ikwibutsa ko igihe cyo kujyana umwana muri medical check up cyageze, hanyuma ukamujyanayo. Bakaguha nyine amatariki, bakaguha list y'ibitaro wazajyaho, ibitaro nyine by'abana, ukareba baguha list y'ibitaro biri hafi yaho iyo agace utuyemo, hanyuma ukazahitamo wowe hamwe ushaka, akaba ariho uzamujyana. Hanyuma umwana ukamujyana kwa muganga bakamukora medical check up. Ariko kubera ko bakiri umwana mutoya, nta n'izindi ndwara zidasanzwe cyane zo zigize, hari ibibazo bakubaza. Bakora medical check up, bakora ni physical examination, bakamureba imikurire ye, uko umubiri we ugenda ukura n'iki. Noneho ukagenda unabazwa ibibazo, hari ni fomu wuzuza igiye irimo ibibazo bakubaza, ukagenda ubisubiza. Ibyo bibazo rero umudogiteri we akurikije ibisubizo watanze akora analyse, akareba niba koko umwana ari kugenda akura neza cyangwa se ari gukura nabi. Icyo kintu rero cyaranejeje cyane. Ngire ngo medical check up nabonye ko iri regiriye ku bana. Regular medical check up irangirana n'amezi 75 guhera ku munsi wa mbere akivuga kugera ku mezi 75. Buri mezi 6 umwana aba afite medical check up. Urumva rero icyo kintu kiranejeje cyane, icyo cyaranshimishije. Ikindi ni daycare. Daycare centers zira active cyane, zirakora cyane, ku buryo kujyana umwana wawe muri daycare centers ntabwo ubyicuza, nta nubwo wumva ukoze sakirego, kubera ko babitaho ku buryo bushoboka bwose. Kandi hari ibintu byinshi cyane umwana ahungukira. Baba banafite imfashanyigisho nyinshi cyane, guhera ku mwana, ngire ngo guhera ku kwezi kumwe barabakira. Umwana baba bafite uburyo bamwitaho nyine, ku buryo imikurire ye igenda ahindagurika nyine neza kandi ubibona. Hanyuma ikindi cya kabiri, nk'umubyeyi, ikindi kintu cyanejeje nk'umubyeyi ni umutekano n'isuku ku bana. Gusa hari nko ku mateleviziyo bakunda gucishaho amapublicité yigisha abana uburyo bakwirinda, kugira ngo nk'abana nyine bamaze kugiramo ubwenge. Umwana ushobora kubwira ngo ukore iki, umwana ushobora kubwira ngo umuntu uyu naguha ikintu ntukirye, nihagira umuntu ukubwira ngo tujyane utamuzi ntimukajyane. Aya mapublicité akunda gucaho cyane kuri televiziyo, bigisha nyine abana kugira ngo birinde abantu babashimuta. Ariko usanga abana bafite umutekano wizewe. Nk'urugero rworoshye, iyo umwana
ajya muri daycare center cyangwa se ari kwiga maternelle cyangwa se ari yaratangiye na primaire ariko imyaka yo hasi nyine wa mwana ukiri mutoya nko kugeza mu wa gatatu. Abo bana nta muntu n'umwe uretse niba ku ishuri baranditse ko ari ugomba kuza kubafata, aho badakoresha nyine ama school bus. Barayakoresha ama school bus barayakoresha, ariko hari amasaha agera ama school bus ntaba agikora, none kubera nyine igihe umubyeyi we ashobora kubonekera. Niba ushobora kubonekana urugero nk'aho abanjye biga, school bus irangira gukora saa 11:30. Ni ukuvuga ngo umubyeyi uboneka nyuma ya saa 11:30 ajya kwifatira umwana. Noneho niba waravuze ko ari wowe ugomba gufata umwana, ari wowe, ari mama, ari na papa, nta wundi muntu, niyo yaba ari nyogokuru wenda ubonetse kubera impamvu runaka zitari, ukaba utarabivuze, ukaba utari wanabwiye mwarimu wiwe ko udahari, hari undi muntu uri bumugufatire, ntabwo bamutanga. Cyangwa se niba bisi imuzanye ikamugeza mu rugo bakagutegereza bakakubura, bahita bamusubizayo, nta wundi muntu bamuha. Niba bwo mwituranye atamufatire ntabwo babyemera, bahita bamusubizayo, hanyuma ukaza kujya kugira gute, ukaza kujya kumwifatira. Keretse wabwiye mwarimu uti sindi buboneke, hari undi muntu nabwiye uri bumumfatire, icyo gihe baramugufatira. Ariko ubundi nacyo cyaranshimishije cyane nk'umuntu w'umubyeyi nyine, kuko uba wizeye umutekano w'umwana wawe, ndetse n'aho bajyana gukinira haba hari umutekano, mu bikinisho haba hari umutekano. Icya gatatu, uburyo habaho serivisi zo gufasha ababyeyi. Habaho impuza, habaho ibigo bikunda gufasha ababyeyi. Hari nk'icyo bita family center. Iyo uri umubyeyi baguha serivisi wifuza. Tuvuge uratwite, iyo ugiyeyo ukababwira ukiyandikisha, baragufasha bakaguhereza muri urwo rugendo rwawe rwo gutwita no kubyara, na nyuma yo kubyara bagakomeza bakagufasha kugeza arengere ngo umwana agize amezi 3, niba mbyibuka neza cyangwa ane. Ariko hari n'izindi serivisi baguha, ko bakwigisha uko wakwita ku mwana, ko bakwigisha uko watekera umwana. Urumva ibyo byose ni ibintu byiza cyane byanshimishije nk'umuntu w'umubyeyi. Ariko hakaza n'ikindi gice cy'ibintu byangoye, ibintu bigorana ku muntu w'umubyeyi cyane. Ababyeyi bari muri Korea nabo babivuga, amasaha y'akazi. Ni ukuvuga ngo iyo ushatse akazi ko kuvuga ngo urakora wenda uri full time, usanga amasaha akubanye menshi. Kereka iyo ushatse nyine akazi ka part time ukajya ukora amasaha 2, amasaha 3, 4, 5, ariko akazi ka full time usanga hari nk'aho ushobora gusanga utangira akazi saa 3 kakarangiza saa 12:30, kandi ubwo niba ari saa 3 gusa 3 akazi kaba katangiye, ushobora kuva mu rugo saa 2, saa 2:30, cyangwa se mbere ya saa 2 bitewe n'aho ukorera. Saa 12:30 akaba ari ugasoza, ugasanga nabwo ugeze mu rugo nka saa 1:30 cyangwa saa 2 bitewe n'aho ukorera. Ugasanga ayo masaha ntaguha umwanya wo kubana n'umuryango wawe cyane. Umuryango ukawugeramo unaniwe, urushye, abana bakakubona unaniwe, utari bubashe kubitaho, ugira vuba ngo baryamishe. Usanga rero bigoye, icyo nacyo kiragoye cyane, usanga kigoranye cyane. Ikindi kigorana nk'umubyeyi, ku mubyeyi cyane cyane, ni ururimi n'umuco, kuko usanga nyine bigoye. Nk'urugero ku mashuri abana baba biga mu gikoreya,
urumva rero nk'umuntu w'umubyeyi ufite ibintu ushaka kubaza mwarimu, mwarimu afite ibyo ashaka kukubwira, nturi busobanuze umwana ko byagenze, iyo cyane iyo ataraba umwana mukuru cyane uzi kuza ngo avuge inkuru zose uko zagenze, biragora, urumva biragora. Umwana aragiye yize muri urwo rurimi nturuzi, wenda naza no kukubwira ibintu niba abasha no kuvuga arabikubwira n'ubundi mu rurimi yigamo, usange ntusobanukiwe. Nujya no kubaza mwarimu kubera gukoresha translation, usange nabyo nyine ntimuganire neza cyane uko ubyifuza, usanga rero bigoranye. Ikindi cya kabiri nyine urumva kuba uri bujyane abana, uri bujyane wenda gutembera, uri bujyane kubagurira ibintu, uri bugire gute ibintu byose nyine ubukeneye by'abana, ururimi ruragora, narwo rurakugora nk'umuntu w'umubyeyi. Uri bujyane umwana kwa muganga, ese umwana uri busobanurire muganga ute ko umuganga bari kuvuga mu gikoreya, uri busobanurire umuganga ute ukuntu umwana arwaye n'iki, uri gukoresha translation. Abizi ushobora kubwira nk'iyo uri umuganga muri kumva ururimi rumwe, bamubwira turabona arwaye gutya na gutya na gutya, ariko ejo bundi byari byatangiye gutya, birangiye bigenda gutya, nuko rero urumva ujya kubitranslatinga bikakugora, ukavuga nyine byoroheje. Nubaza muganga wenda nk'inama yakugira, rero hari ukuntu nyine nk'ababyeyi ako kantu twese tugahuriraho ko kubaza muganga amakuru, ushaka amakuru ahagije nyine ubu unafite n'ibibazo byinshi ku ndwara umwana yarwaye cyangwa uko wabyitwaramo nyuma mu gihe kizaza. Ababyeyi bashaka akantu tugahuriraho, ugasanga rero kubera ko mutumva ururimi rumwe no kuza kujya wowe ufite umwanya wo gutranslatinga, ariko uwo mwanya ntabwo awufite, afite abarwayi benshi bamutegereje, wenda si n'abarwayi benshi cyane, ariko mu muco wabo nyine ibintu byose byihuta, nta kintu baba bashaka ko gitinda. Rero kujya gufata umwanya ngo afate nawe atranslatinga akubwire, bisa nk'ibivunana, nawe bikakuvuna, ukavuga uti oke, ngize amahirwe ubwo amuvuye akampa imiti, reka ntahe, ibyo bikaba birarangiye. Icyo nacyo rero usanga kigora. Ikindi kigora ku muntu w'umubyeyi ni ibiciro by'ibikoresho by'abana. Nyine urumva kubera ubuzima tubamo, umwana uba ukeneye ko agira ibintu bimwokipa, kuko nta bundi buryo ufite bwo kuza kubasha kumwitaho cyane. Wenda ugomba kwikorera ibintu byose mu rugo, mu gihe uri kubikora umwana agomba kuba afite ikintu kimwokipa, ntabwo ari bwicare gusa, kuko nanone ntuzamushyira muri televiziyo, ntuzamushyira muri telefone, akeneye ibintu bimwokipa, harimo ibikinisho, harimo ibitabo, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero usanga akenshi biba bihenze ku isoko. Ibyo nabyo rero birakugora nk'umubyeyi kugira ngo ubone ibihagije, kuko murabizi abana baraharara. Uyu munsi aharara iki kintu akagikoresha icyumweru kimwe cyangwa bibiri, ariko nyuma y'ukwezi akaba yagihararutswe, akeneye. Bigusaba rero nyine kugira ngo uhora ubona ibishyashya. Rero kubera ibiciro byabyo biba bihenze, usanga bikuvuna nyine nk'umubyeyi. Ibyo numva nibyo bintu bisa nkaho byangoye cyane nk'umubyeyi, ariko hari n'abandi bagiye bagorwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Urumva ikindi kintu nanone gisa nk'ikigora, nk'iyo abana nyine utabajyana muri daycare niba ari batoya, nyine utaratangira kubajyana muri daycare, cyangwa se wenda warahisemo ko muba muri kumwe mu rugo, ukazabajyana wenda baba batangiye nka nasari, usanga nyine ikintu kikugora buri munsi umwana wawe ameze nk'umukandara wawe. Urumva niba umenyereye ko mu rugo ushobora kubana n'umuvandimwe wawe, ushobora kuba ufite mutantine ugufasha, ushobora kuba noneho aho nyine umwana wawe ameze nk'umukandara wawe, urajya kuri toilette umujyane, urajya ku isoko umujyane, urajya kugura amazi yo kunywa muri si umujyane, ahantu hose ugomba kuba uri kumwe n'umwana. Hari igihe ushobora nko kubona, tuvuge n'urugero, wari ubonye nk'ahantu bari gutanga akazi, wari ugasabye bahise bakubwira bati ngwino muri interview,
gusa akazi bikorerwa online, bagira application isabirwaho akazi, hanyuma uragasabye bahise bakubwira ati ngwino muri interview, ukahita ureba wenda babikubwiye umwana mwicaranye aho ngaho yari ari kurya, nturamukarabya, yisize ibiryo, nturagira gute, yarageze igihe cyo gusinzira ngo ujye kumuryamisha, iyo nayo ihita ikubera isereri, umwana ndamusikira ndi. Ibyo nyine bisa nk'ibigora abantu benshi cyane, ariko ababyeyi benshi biratugora, ariko nyine tukabasha kubivamo. Mwakoze kudukurikirana uyu munsi, nubwo hari ibigora byinshi cyane nyine byinshi, nubwo hari ibigora byinshi, ariko kuba umubyeyi muri Koreya byaramfashije, bimfasha kugira ibintu byinshi cyane ngenda niga kandi bishyashya. Ntabwo nababwiye ibyiza, hari n'ibindi byiza byinshi cyane nabyo tuzagenda tuganira, ntabwo ari biriya gusa, ni uko nyine ikiganiro kiba ari kirumva ibintu by'ubuzima bwa buri munsi, n'ikiganiro cy'iminota 10-20 nta hantu nyine biba bihuriye. Bisaba rero nyine nzagenda mbabwira n'uduce duto, nzagenda nyuzamo nkababwira uko ubuzima bumeze, rimwe na rimwe nkanabibereka, nkafata nk'amavlog nkabibereka. Birageze nyine ni byiza, hari ibyiza byinshi, hari n'ibigoranye nyine nk'umuntu uba mu gihugu kitari icye, ariko ikiruta ibindi byose ni uko bituma umuntu yiga cyane, bituma umuntu akura cyane mu mutwe, bituma nyine ubuzima ugira ukundi kuntu ubasha kubutwara no kubufasha, ukahorana nyine ibishya kuri wowe. Mwakoze cyane kudukurikira. Niba uri umubyeyi uba muri Koreya nawe ukaba wumva hari izindi nyunganizi waduha, watubwira muri komenti, nawe ukatubwira ni ibiki byakunejeje nk'umubyeyi, ni ibiki se byakugoye nk'umubyeyi niba uba muri Koreya. Niba utaba muri Koreya kandi wenda wifuza kuhaza, nabwo ushobora kutubaza ibibazo, kuko umuntu ibyo byose ugiye kujyana bwa mbere ugiye hari igihe ufite ibibazo byinshi, ushobora kutubaza ibibazo muri comment, cyangwa se niba hari nubwo waba utagiye kuhaza ariko ukaba wumva nyine hari amatsiko menshi uba wumva ufite, nabwo kandi ntiwabura kutwandikira. Ikindi rwose tubasabe abadukurikira mutarakora subscribe, muyiduhe, muraba mugize neza cyane. Abadukurikira mwarayikoze, kandi namwe mujye muduha comment, mujye mwibuka n'umuriro w'ikiganiro, mujye mwibuka gushyiraho like. Ziriya like zigira umumaro mwinshi cyane, mujye muziduha. Nureba ikiganiro ujye wibuka gukora like, hanyuma munasharinge no ku nshuti zanyu. Dukomeze kubana no mu bindi biganiro bikurikira. Utaha n'ibinkundira nzaza kubaganiriza, nk'uko nabwiye kugura ibikoresho by'abana n'ibikinisho by'abana ukuntu bigora. N'ibinkundira ubutaha nzaza kubabwira, nzabereka muri video itaha, nshobora kubereka aho ushobora gushakira ibikinisho by'abana bidahenze. Mwakoze cyane kubana natwe, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, aruta umuntu wese yakubwira mu mutima, ayo ngayo ahorane namwe. Shalom shalom.